muri iyi shampiyona n'ikimenyimenyi ku munsi w'ejo nyuma y'uko TFF ishyize umucyo kuri iyi dosiye ya Kaboy yagaragaye mu mukino wa Super Cup cyangwa se ngao ya Jami mu gihugu cya Tanzania n'umukino wa kimwe cya kabiri bakinaga wari wabahuje n'ikipe ya JKT Queens nubwo uyu mukino warangiye banganyije igitego kimwe ku kindi bagiye muri penalty ikipe ya JKT sezerera ikipe ya Yanga Queens ibatsinze penalty 6-5 gusa igitego cy'ikipe ya Yanga cyari cyanatsinzwe n'ubundi na Mukandayisenga Janine. Iyi ni inkuru nziza Samir, urumwe mu bantu babigarukagaho cyane ku mbuga nkoranyambaga. Cyane ni TFF yarashishoje icyo kibazo gihoraho kuko na iyo no mu gikombe cya Afrika cyabanjirije igiheruka kimwe cyabereye muri Morocco. Zambia ntabwo yigeze ikinisha Barbara Banda nabyo kubera ko iyo case y'imisemburo myinshi hanyuma baza kugikemura anagurwa n'amafaranga menshi ajya mu ikipe Orlando Pride muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukandayisenga Janine Kaboy ku munsi w'ejo kubanzamo nabonaga abafana b'ikipe ya Yanga babyishimiye cyane kuko ni best player wabo yanatsinze n'igitego nubwo bakinaga n'ikipe igoranye. JKT ni ikipe y'igisirikare cya Tanzania yabonye ko mu kandiraho kuko ndumva ikipe yabo yabaga yaramunsi no mu cyiciro cya kabiri bahitamo gukora ikipe y'abagore ikomeye murabyuka ari nayo yatwaye Sekafa itsinze Rayon ndetse inaheruka no mu matsinda y'imikino nyafurika iheruka. Ntekereza ko Yanga kugumana Kaboy ni byiza kuri Kaboy na byiza kurwana nubwo ndataza gukina nationali uko hari bitarakemuka ariko still ni umunyarwanda ukomeza kuzamura idarapo ryacu. Nationali yo ntago azayikinira ngo amakuru. Why? Muri no minsi mfite wayi nyinshi wandetse none se kameze neza akwiye kutubwira nyine impamvu ni nkizo zose nyine. Amakuru mfite bo bavuga ko bagerageje nyine gukurikirana rwose baranamupimisha ariko banga gusohora itangazo ko muribuka ko mu minsi ishize Kaboy bigeze kumuhamagara ariko nyine bagiye muri ibyo bagisha inama abaganga bababwira ko ibyiza ariko batamukinisha. Noneho Kaboy yajya mu itangazamakuru atangira kubivuga muri ubuyobozi muri Ferwafa baravuga ati twe tugiye gusohora itangazo umwana twaba tumuhemukiye kuko mwana ari guhaha muri Tanzania bashobora guhita bifashisha ibintu twasohoye bigatuma tumutesha umugata aho ari guhaha. So leta yihahira aho ari ariko muri nationali muri Tanzania bandikiraga buri mwe wese avuga texte Janine yigeze agira ibibazo byinshi hano yari top scorer yamaze amakipe. Urumva rero uribaza rero nk'iyo Ferwafa iramuka yakoze official statement byari biba birangiye. Ikintu mbona kihora kimbabaza kuri uriya mwana w'umukobwa ndaramwita umwana w'umukobwa nyine kubera yuko uramuruta icyo ni cya mbere. Ndamuruta ni umwana nibyo ariko ndaramwita umwana w'umukobwa nyine mbigendereye kubera ko niba baramupimye bagasanga nyine ari ukuntu ubuzima bwe nyine abarwa mu bakobwa ni umukobwa nyine. So umuntu ntakwiye kugira ibibazo nk'ibyo uriya mwana acamo. Umuntu ntakwiye kugira ibibazo by'uko abantu bananirwa kumukarasa ntabwo ari byo. Ku isi haba ibitsina bibiri umuntu bakwiye kumuha umurongo niba binasaba ikiguzi kidasanzwe aho kugira ngo abantu bamukure muri equipe nationale ahubwo byasaba niba reka mbyite ubuvuzi bwigiye imbere buza gukora ibyo bipimo noneho bugatanga umurongo wa nyawo kuri kariyeri ye bigakorwa ku nyungu ze. Wahereye ku kintu cya mental health twavugaga mu kanya Samiri, ntushobora kumva ukuntu ari bibi kuri ahantu ushyirwa ni ikintu kibi cyane baguteragirana abantu ngo ni umuhungu abandi ngo ni umukobwa ntabwo ari byo. Niba hari iki gihugu cyafasha umuntu njye nicyo nasaba kandi ndabizi turatumuga n'abantu benshi bakomeye. Uyu mwana afite ikibazo gikomeye cyane muri Tanzania niba baderibeye bakavuga ngo uyu muntu abariwe mu bakobwa muri equipe nationale ngo twe dufite impungenge uzigira ziki aho kugira ngo witwe ko wazigize mufasha ahubwo kugira ngo icyo kibazo gihabwe umurongo swate mu mupimishe bihagije nawe mu mubimenyetso mwete si ibyo abaganga ku rwego mpuzamahanga bemera biranga umukobwa ni ibi swate ntubyujuje icyo gihe nta muntu azablaming abarirwe mu bahungu niyo yahagarika gukina umupira icyo gihe nyine yakwakira umubiri uko umeze nyine ni ibintu bibaho nyine. Aramutse kandi nabwo agira ubuntu agasanga nyine izo test azinyuzemo bikagaragara ko ari umukobwa nawe bikamufasha
kwimenya no kwibana mu bandi bakobwa. Naho ibintu byo kuvuga ngo hari ukuntu ngo umubiri we ngo umeze ngo bigaragara nk'umuhungu ngo ni harya babyita ibizigira ku masozi ziba zubakitse z'umuntu ngo n'ukuntu avuga ngo n'ibiki. Yes, birashoboka kuba ari uko bimeze byose, ariko mu buryo bwa siyanse habarwa mu bakobwa. Ibyo bintu nta kuntu isi ya none yohereza za drone n'ibyogajuru, nta kuntu yaba idafite ako kantu gato. Ako kantu se ntigahari, uwabuze abantu babizi. Abantu sinya numva ngo abaganga bakomeye bashobora kubaga nk'umuntu mu bwonko yibereye mu Bufaransa, hatamukozeho umuntu aryamye Faisal, undi ari mu Bufaransa. Ibyo bintu niba iberi nubwo batarakubaga. Bibaho cyane. Sinumva rero ukuntu yari issue yabuze umuntu opportunity. Igihugu ni ikintu gikomeye, igihugu ni ikintu kidasanzwe, ahubwo haba harabuze wa muntu ukwiye mu gihe gikwiye uvuga ngo reka uyu mwana mu butabera bukwiye mufashe gafite ubuvugizi. Kandi hano mu Rwanda nkurikije natwe ubuvuzi bwacu aho bugeze, ntago twabura abaganga baba experts cyangwa se ibitaro bikomeye, yaba ibi bya za Kanombe se izi za Faisal cyangwa ni ibitaro bindi biba bikomakomeye bya privé biri hano mu gihugu byamupima binanze niyo bamujyana za Gakani muri Kenya. Ntago bari abantu b'abanyakenya abaganga baho b'abahinde babaga amakanseri bavura amakanseri n'ibindi bananirwa kumupima, bavuge bati uyu muntu n'umukobwa, iki kibazo kirangire ntituzongere kumva umuntu ako nawe akaba yarigeze kwivuga akantu nako katumye abantu bavuga bati tunabivuyeho. Arakana avugiye mu nzobe ati kuri gahunda n'umupeti ari gahunda z'abajene gatoya ati zira muza. Ariko nabwavuga ko bamuharesinga bavuga ngo nguri igihungu ngo yarisobanuraga we ntabwo yabyivugagaho nk'ubifite, yavango mu kibuga ngo babimubwira ngo niki ngo barayamena ngo niki. Bari abanyagwa abantu babaserereza umuntu ibyo bintu muzabireke pe. Anishaza umupira Nukuri Kaboy nje Imana imbabarire pe. Ikibazo cye kizakira Kaboy reva kinaho aramutse abonye umu agent nizi za Paris Saint-Germain cyane rwose. Uri kintu arusha abandi bakinnyi b'abakobwa nyine ubwo buryo kwa imyitozo afite imbaraga zo gukina. Muri twatunze abandi bakinnyi b'abakobwa bari bazi umupira nka ba Duja, ariko ukabona imbaraga ze ntabwo zituma akina neza bya Duja ruti ntabwo rwakina umupira, ariko yabaga yadribuye yanagiye, ariko kubera imbaraga nke. Ikinangaje no kurutanza urugero rw'abakinnyi b'abakobwa twageze bazi umupira ugatanga Duja. Naye ndumiwe nuko hari abandi bari hejuru ye cyane. Waruzi umupira ariko udafite imbaraga ngo yabivumbuye. Reka twigire muri urwego akinaho Kaboy yaramutse abonye umu agent byamufasha cyane. Ni nka bariya ba banda nyine wavugaga byamufasha cyane. Uyu nitwa Kaninja yavuye muri Mazembe ejobundi batwaye CAF Champions League, ari muri Paris Saint-Germain zisa. Akumva nk'umuntu ushaka ufite akubaga ku cyari abantu ngo bazamutera inda barebe ko ubwo se ubwo yabagikiriye oya bireke bazamupime bisanzwe ari ubuvugizi nubwo kumufasha nyine kugira ngo bamugane namenye icyiciro abarizwamo. Reka tujye muri Rwanda.